Turongeye turagusuje cyane wowe mukunzi wacu ukunda kandi ukurikira ibiganiro byacu no kuri Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana abane nawe kandi muhorane rwose mu bivuga byose mu by'ugenamo byose. Imana yo mu ijuru rwumugisha kandi guhaza uburame. Uyu ni umwanya mwiza rero tugira ubu ndetse n'andi mahirwe adasanzwe yo kubana n'umukozi w'Imana, by'umwihariko mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, impuguro rwose, inama ndetse no kumva icyo Imana yamushyize ku mutima. Mubyeyi wacu rero turagusuje kandi tubaye ikaze, ngira ngo ibindi byose bigendanye n'ibirakurikira umwanya n'uwanyu, ni karibu. Haleluya, haleluya. Amen. Turashimira Imana kongeye kutugirira neza ikaduha akanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Ndatangira nsuza abadukurikiye, abantu bose badukunda, abo turi kumwe, banjije kubahobera yambi. Amen. Amahoro y'Imana nabande namwe mwese. Amina. Amen. Turagushimiye papa, uri inshuti yacu nziza, uri umukunzi, watugiriye neza, ubana natwe, ugendana natwe, wicarana natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha turakunezererewe kuko duhaye kumva ijambo ryawe, ngwino wivangiye mu byacu kandi umuntu wese umugirire neza, muhe kwizera guhamye, mutandukanye n'ibidafite umumaro, nuko muhereze kubana nawe nk'umuntu uzaza wafasha buri wese mu mwanya we. Hari ikaze gusomera ijambo ryawe no kudushakaho, ntuturekaho kutwiyenza, izina rya Yesu w'abandi. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa ushindi, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Amen. Turashimira Imana kishobora byose. Umuririmbyi yaravuze unastahili, wemerewe gushimirwa, wemereye guhimbazwa, wemerewe kubahwa. So nikora ndimo ndikuririmba. Mu by'ukuri nawe nusubiza amaso inyuma, hari ibyo uri bubona Imana yakoze, iyo tubona ko yemerewe kuabudiwa. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Nehemiya igice cya mbere, turasoma kuva ku murongo waho wa 4. Haranditse ngo gusenga kwa Nehemiya. Maze kubwira izo nkuru, maze kumva izo nkuru, ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomeza isezerano ry'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe Mwami, umve gusenga k'umugaragu wawe, nsengera imbere yo muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu b'Abisiraheli, natura ibyaha by'Abisiraheli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twaracumuye. Amen. Ngendereye ku ijambo rivuga ngo maze kumva izo nkuru. Mu by'ukuri Nehemiya ngo akimara kumva inkuru, yaricaye ngo ararira, agira umubabaro, yumva yabuze amahoro. Nje kukubwira ngo intego mfite niyo gukumira amakuru adafite imbaraga ku cyo Imana yavuze, akaza kuguca intege. Nehemiya yumvishije amakuru ko i Yerusalemu hasenyutse,
yumva amakuru ko nta kintu cyahasigaye, yumva hari amarembo yasenyutse, yumva hari ibintu byari gukorwa bitagikorwa kuko ba sekuruza bahubatse bari barapfuye cyangwa bari baratashye. So arangije ngo akimara kumva ayo makuru amutera kurira, ariko amutera no gusenga, amutera no kwegera Imana. Mbese wowe aho uherereye hose amakuru uri kwakira muri iyi minsi ameze ate? Ni amakuru akomeza? Ni amakuru ari kuguca intege? Ni amakuru akubwira ibyubaka? Ni amakuru akubwira ko wapfuye? Ni amakuru akubwira ko hari ibintu ukeneye kubaka byasenyutse? Ni amakuru ameze gute? Umuntu wese bashaka ko afata amakuru ari kwakira muri iyi minsi, amakuru mabi akayakumira, amakuru amuca intege ntayakumire, hasigara amakuru amuhumuriza, hasigara amakuru yo gusenga, hasigara amakuru yo gutegereza, hasigara amakuru yo kuvuga ngo Imana yakoze ibyashize izakora n'ibindi. Imana ishimwe. Ngo arangije ararira aravuga ati reka nature ibicumuro twacumuye, wenda nimara kubyatura hari ikintu Imana iri buze gukora. Gusenga kujya gukuraho imisozi, kugahindura ibintu byari byanze bikemera. Hanyuma arangije gusenga umva icyo Imana yamubwiye. Dusome muri hariya ibice 2 nanone Nehemiya dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 17. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mbera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Babwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Ariko Sinabarati w'Umukoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu Umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira. Baravuga bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Urashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha, cyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Umva noneho icyo Imana rero yamubwiye amaze gusenga, amaze gukumira amakuru y'Abasinabarati, amaze kumva amakuru yarabwiwe, aza ngo afite imbaraga, arababwira ati yemwe nimuze muhaguruke twubake. Tugiye kubaka i Yerusalemu, he gukomeza gusenyuka, tudakomeza kugibwaho n'igitutsi. Ubu uyu mwanya ufite uburenganzira bwo kuziba icyuho cyatuma igitutsi kiboneka mu muryango cyangwa mu itorero cyangwa aho ukora cyangwa aho uba. Si byiza ko ibintu byakomeza kuzaho igitutsi. Inzira waba ucamo yatuma uhuramo n'igitutsi kikakuzura n'abawe, iyo nzira uba ugomba kuyicamo hakiri kare utiriwe uyitindamo. Ikintu ubona wakora ku murimo w'Imana ukaziba icyuho cy'igitutsi, uzajya ugikora nta muntu ugishije inama. Nehemiya aravuga ngo yiyungamo imbaraga kuko yari amaze gusenga avuye imbere y'Imana, yahise yiyungamo imbaraga. Ndashaka kukubwira ngo ngwino twiyungemo imbaraga. Twari ducogoye pe, twari tunanijwe n'urugendo, ariko ijambo riramanutse ngo twiyungemo imbaraga. Dukumire amajwi aduca intege, dukumire amajwi atubwira ngo si Imana yavuganye natwe, dukumire amajwi avuga ngo ntabwo Imana yabishobora, dukumire amajwi avuga ngo byaca he, dukumire amajwi avuga ngo bizagenda gute, dukumire amajwi avuga ngo bizaza ryari. Twiyungemo imbaraga. Haleluya.
Mungu anastahili kuabudiwa. Hari ibintu yakoze Imana, hari ibintu Imana yatugiriye neza, hari ibintu Imana yatwubakiye. Haleluya. Uyu mwanya duhawe ijambo rivuga ngo tukimara kumva amakuru, gahunda ni ugusenga tukarerera Imana. Tukimara kuzana icyo Imana ivuganye natwe, gahunda ni ukuyumvamo imbaraga, tukiyongeramo imbaraga, tugahaguruka tugakora, tugahaguruka tukubaka. Haleluya. Nta gahunda yo kunanirwa, gahunda ni ukuyungamo imbaraga, tukubaka tugakomeza. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jambo rigufasha ngo barubatse, bafata intwaro bakazishyira ku matako, bakubaka intwaro iri ku matako. Hariho Nehemiya yababwiye ati kubw'ayo magambo bakomeza guca intege, nimuzajya mwumva hari umuntu uvugije ikondera, mujya muhita mugenda mu mutabare, kandi mwubake mufite n'intwaro yo gutabara ku itako. Ngo bubatse muri ubwo buryo, biteguye kurwana, barinda bubaka baruzuza. So rero reka dusenge, ariko buri wese yiyumvemo imbaraga, yumvemo imbaraga yo gucika intege. Hahandi unaniriwe niho Imana itangirira. Yabwiye Gideyoni ngo ugende uko imbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Nehemiya yashyizemo imbaraga, reka natwe dushyiremo imbaraga, kandi no kuri Imana izatubera Imana, Imana izadusubiza. Ni umubyeyi Imana, ntabwo ari umuntu wihorera nk'uko umuntu yihorera, ahubwo ni Imana ihora iteze amatwi ku ruhande rwa buri umwe. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Yesu, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Mu gihe Nehemiya yari amaze kumva amakuru y'i Yerusalemu, yagize ishyaka ryo kujya kuhakora. Aravuga ati iki gitutsi ngomba kukihakura. Aragenda arakihakura, umubera Imana. Natwe dukorereho ibyo tw'igitutsi, amakuru aduca intege yatubuze, dore kwakira amakuru y'amazima, dore kwakira amakuru afatika. Ntudishe mu maso hawe, ahubwo tugirire neza. Mu izina rya Yesu abambere mu gusa. Amen, amen.